Igitondo cyiza nshuti z'umusaraba, mwebwe mwese mwabyutse amahoro amuherereye ku migabane itandukanye y'isi. Ndagira ngo twongere tugere muri wa mwanya mwiza wo gusangira ifunguro ry'umunsi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti ntukibeshye ko inzira zose zigana mu ijuru cyangwa se zigera mu ijuru. Ntukibeshye ko inzira zose zigana mu ijuru cyangwa se zigera mu ijuru. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina, reka turirimbane indirimbo ya 284 mu gitabo cyo gushimisha, indirimbo zo gushimisha. Turirimbane ibitero bitatu gusa, hanyuma niturangiza dusome ijambo ry'Imana tugenderaho uyu munsi.
haleluya, haleluya. Yesu ni umwungeri mwiza bene data. Uyu muririmbyi aririmba neza cyane ngo hari nta mu rwenda n'icyenda ngo zari hamwe mu rwuri, ariko ngo imwe yari izimiye ivuye ku mwungeri mwiza. Mu bihanamanga izerera itaye umwungeri wayo mwiza. Arangije arazisiga ajya gushaka iyo ngiyo imwe yari yazimiye. Niko ajya amerana n'uyu munsi ntaraheba, nawe aracyagutegereje, aracyagushakisha kugira ngo nawe uzaze mu zindi ntama. Yesu akugire neza, agufashe. Reka dusome ijambo ry'Imana hano muri Yohana ibice ni 14, duhere ku murongo wa 4 tugeze kuri 6. Haravuga ngo kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Amena. Ndagira ngo twibukiranye insanganyamatsiko y'ifunguro ry'uyu munsi. Iravuga ngo ntukibeshye ko inzira zose zigana mu ijuru cyangwa se zigera mu ijuru. Icyo bikoze burya nk'uko baca umugani baravuga ngo inzira zose zigera i Roma. Byashoboka ko umuntu yanyura aha, undi akanyura hariya, mwese mukazahurira i Roma. Ariko inzira zigana mu ijuru si zose zigerayo. Inzira ni imwe gusa, ni Yesu Kristo, inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Izindi nzira wumva ntabwo zizewe. Ukwiye kumenya ko burya inzira zose zitageza umuntu iyo ajya cyangwa se mu rugo. Hari iyo unyuramo igaheka cyangwa se ikarangira, ugasubira iyo wavuye. Nyamara uwataye inzira ajya mu by'agakiza, ni ukuvuga ngo iyo amaze kugera mu rupfu, gusubira iyo yaturutse ntabwo bikunda. Uwanyuze indi nzira itari muri Yesu Kristo nta mahirwe aba agifite, keretse iyo akiri muzima. Bisaba rero ko ashaka Imana, ashaka Yesu hakiri kare kugira ngo azamubere inzira nyakuri yo kumugeza ku Mana. Iyo nzira umuntu ayishakisha rero akiri muzima, agihumeka, akibasha kwivugira, kwiyaturira, gutandukana n'ibyaha n'ibindi byose. Kandi ni icyemezo umuntu yifatira ku giti cye, ntabwo gifatirwa n'ababyeyi bene wanyu. Iyo uri ntinyamaso, ubwo nyine nibyo uzihombera. Igihe nikigera iyo ngingo ntabwo izakurengera. Ntuzavuga muri bene wanyu bakubujije, ntuzavuga ngo ni abaturanyi bakubujije, ahubwo wagombye kwifatira icyemezo. Ibindi byose baba bagushuka, buri muntu wese aziburanira, buri muntu wese aziregura imbere y'Imana. Rero ntacyo ufite cyo kwireguza kuko byose byarumviswe. Fata icyemezo ukiri muzima, wiyakire Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza, uzagufasha kugera ku Mana. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rutugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka usengere wowe wumvise ubutumwa bwiza, ushaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. Fata icyemezo, wireba ku babyeyi, wireba ku banyedini. Fata icyemezo ku giti cyawe, wakire Yesu Kristo akubere inzira n'ukuri izakugeza ku Mana nyabyo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwene data wumvise ubutumwa bwiza ndamukweretse, afite imbogamizi, aratinya amaso ya bene wabo, aratinya amaso y'ababyeyi be, aratinya amaso y'abaturanyi be, ariko umufashe, umuhe imbaraga zo kugira ngo atinyuke, kuko ari wowe nzira n'ukuri n'ubugingo uzamugeza ku Mana. Izindi zose zabanjirije Yesu zarabajura n'abanyazi. Urakoze, urakarama, ugire neza, ukomeze kumufasha. Ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose mu izina ryawe ryera, Yesu Kristo umucunguzi wacu.
mwese mbifurije kugira umunsi mwiza wuje ibyishimo. Imana y'amahoro ikomeze kubarinda no kubagirira neza. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICC. Imana y'amahoro ibane namwe, ndabakunda. Tuzakomeza kuganira bijyanye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo binyuze mu buryo Imana yatanze kugira ngo tubusakaze kugeza ku bandi batari bamenya Yesu, batari bamwakira. Imana y'amahoro ibarinde. Murakoze cyane, murote mwirirwe neza aho muherereye, n'abandi bivanye n'aho baherereye. Imana ikomeze kubagira neza. Murakoze cyane.